gorewe wimbaza ubusa kubera ko nge sinigeze nitereta umugabo wawe niwe wanirese yanyirukanseho ndabanza ndaramwanga nyuma ndamwemera kwa ko namukunze kandi sinje kugusenyera urugo ataha iwawe nta kindi kintu nge nawe duhuriyeho cyadanje ambwa ati nese amafaranga agwaye niki ati nge namubwiye ko nshaka kwigurira ikibanza arambwira ati nta kibazo arofaringa arambwira ati nge nzakikugurira ndakibona cya miliyoni 7 araziza arakigura. Hi guys, how are you doing? Nza kumese meze neza. Thank you so much ku bantu 2300 maze gukora subscribe. Imana ibahereze umugisha abantu muri video yanjye ngitangira najyaga nduzuza umunsi mfite igihumbi cy'abantu cya views none sigaye nuzuza umunsi mfite icya 5 2. Oh guys, I'm so happy. Iyo ndi kubireba hano mba nishimye pe. Reka mbabwize kuri iyo mazi isaha nkabona mfite abantu barenga 120 bitarumva nishimye nagaruka babeshye nashyizo video nkabona mfite abantu barenga 120 numva nishimye ya nk'ubu mfite video maze amasaha 3 ifite abantu 500 nago mushaka kumva ukuntu I'm so happy and nyine bisike binezezwa nshyiraho video nkabona abantu mwayirebye mwayikunze ndishima nago mushaka kubyumva and thank you so much. Ikindi abantu banjye kamabwiye mwabana mwenda bakunda n'imiteyo y'uwaye mbakunda nawa usko muziko no mu bantu bawe monetize maze 1 week nkora kuri YouTube. I'm one of those people. Yeah. Bama email yo kuba monetized maze 1 week. Ndi gukora consistent every day. So guys, I'm so proud of you guys kuko nimwe mwabikoze nago njye ninjye wabikoze. Numvaga nzanye ko ibintu bya protocole nyinshi ndavuga ndavuga anyway let me start the way I am kuko nashaka gukora ibintu nyine bikuntu ngo bisa neza cyane ndavuga let me start the way I am maybe amafaranga naza dukora ibintu bisa neza by now reka tube dukora gutya sibyo. So story time story guys. Before urebe no story banze kuri subscribe niba utarakora subscribe maze kubibona abantu 60% bari ba story zanjye ntago bakoze subscribe ntago ngira views nyinshi cyane ariko YouTube yanyeretse ko abantu bose mujya muri ba stories zanjye mu ziriya mukazirangiza. That's why I love you so much. That's why I love you. Anyway, inkuru bafitiye imeze gutyo umunsi rero mwabana mwe nimujya mu story ujye umekesha ko ufite proof sibyo ntukajye mu story udafite proof kuko hari umunsi umwe muzashiduka mwamfungisha cyangwa mukanshyira muri gereza nabuze proof. But by the way mumbi imbeba nzaza nzivuge wenda ushaka kumbi imbeba ariko ugasanga undi muntu uri kubicamo akagira amahirwe bakamugira inama nonso so uyu munsi mbazaniye imeze gutyo. Ndumwate Debbie ni umwana wanyandikiye w'umukobwa n'umumama actually marié afite umugabo n'abana 3 yambwiye ati ngewe ati ndi umukobwa nakuze mbana na mama wanjye ari umusingle mom kura mbona ukuntu abantu muri quartier mu bintu byose baba bamuheje mama wanjye ni wa mama badashobora gutumira mu makweho hafi n'umuntu utajyaga mu ngo z'abandi benshi nkabona bakoze ibintu ariko nkamubona mama wanjye ahamaze imyaka myinshi yaraguze aba muri quartier ko nta muntu wamutumira yari yaratubyaye turi babiri aza kugira ibyaha nyine atandukana na papa nyine she was a single mom ariko mwacu araturira amenga ashaka ko buri mwana wese yagiye ku ishuri twese twarize dufite akazi keza twese tumeze neza mama wacu aratureze pe ku buryo nabo bana bandi bari bafite papa na mama wabo ntacyo baturusha. Urumva mama wacu rero mama mugira amahane biba ngombwa ko twese tugomba kwitonda ngo ati ndashaka mwese kuzabashyingira either you or your brother mwese ngomba kubashyingira uko byaba bimeze kose. Urumva noneho sorry kamanda ndi message banyoherereje amafaranga ntegereje ka turebe ko yahaye okay nago yaje urumva mama wabo nyine ngarabarira nyine ari umama mwiza witonda everything was perfect. Noneho rero haciyeho iminsi arakura arangiza kaminuza abona akazi amaze kubona akazi araza gura n'umugabo wiwe
yeah. Bagura n'umugabo we bahurira mu kazi bose bakorana bakora muri office imwe umugabo ariko akora bakoraga muri office imwe ariko bakora muri department zitandukanye umugabo akora muri IT umugore akora muri finance nyine umukobwa akora muri finance baho muri ubwo buzima nyine barakundana baza gukundana ati mu gukundana kwacu twihaye intego turavuga ati for us kuko kariho tugishaka turacyari batoya ntabwo twari bakuru cyane twumvaga dushaka gukora uko nyine turi bakuru twiha igihe turavuga ati turasevinga gutya turakora gutya turasevinga tugura ibintu byinshi bigiye bitandukanye ngiye n'umugabo wanjye turafatanya pe ati iwacu nta kuvuga ngo ni 50-50 either umugabo arabigo it's 100 or me 100 or maybe sometimes 30 another one 70 iwacu nyine nta bintu bivuga ngo amafaranga nayo umugore ngo amafaranga nayo umugabo hoya twege turi abantu nyine dushyira hamwe ko gatoke ngiye nawe twarahuye twese tukiri bato tugitangira akazi amafaranga niba dukeneye kugura ikibanza twakwa kibonye kigura miliyoni 10 nkaba mfite 8 ndazizana umugabo niba afite 2 azizana cyangwa niba afite 10 akigure cyose niba afite 10 akigure nkigure cyose ntitaye kwicare tubyandikeho twarasezeranye turakundana twarabyaranye dufite abana batatu uwabo nta 50-50 ihaba you get turakomeza nyine tubaho muri ubwo buzima barakomeza nyine barakora umugabo aza kugeraho aravuga ati abwira umugore ati rero tingiye rekanye gushaka akazi nyine abona kandi actually umugabo yabonye offer mu yindi company biba ngombwa ko abona nyine pe iri hejuru cyane aravuga ati ntabwo nakangarika ngendo umugore agoma muri ya office bakomeza nyine barakora buri kwezi bakicara bakavuga ati twakoreye amafaranga reka tujyana abana mu mashuri nyine ibintu byose wabo barabikoranaga ati ni gutya na gutya nta kuvuga ngo ni 50-50 or 30-50 no nyine barabizi neza ko uri umugore wanjye uri umugabo wawe ni burundu nge nawe nta kindi kintu kiza hagati yacu nge nawe nyine nothing else urumva rero babaho muri ubwo buzima ati none baza nyine kujyana abana ku mashuri nyine ameze kwa nkaho ahenze nyine baragabana no gatoke kuva tujyanye abana mu mashuri ahenze umugabo aravuga ati sasa ko kandi gukora amafaranga menshi I'll pay the school fees for the kids then mara gukora school fees z'abana nimara nyine kuba ninjye uzikora zose wowe uzajya making sure ko twariye urumva ko mu nzu yabo twariye nta kindi twanambaye ngewe menye school fees niba ari project dufite za famille cyangwa z'umuryango ngiye hagati yanjye nawe twicare tubiganire tuvuga ati dukeneye amafaranga ari project dushaka gukora nk'umuryango ibi nibi wenda dushaka kujya muri vacances wenda dushaka gukora bino na bino this and this to making sure ko twicaye tukabiganiraho before mbere y'amezi angahe tukavuga ngo ngiye nawe amafaranga niyo kwa saving so we have to make it work so nyine byo bimeze gutyo nta kibazo na kimwe so ikibazo rero kambabwira ahantu cyavuye ati rero aho hantu abana nyine biga kuri iryo shuri abana bigamo babo ko ari batatu papa wabo niwe bajyanaga ku ishuri kuko mama wabo we nyine bisaba agere ku kazi kare urumva kuko niwe finance manager w'iyo company ni sorry niwe finance manager w'iyo company bisaba ko ajya ku kazi kare ariko afite urumva nyine mama afite n'ibintu byo gutunganya hehe kuki mu rugo agasiwe akavuga ati ngiye mva mu rugo nyuma bo bamaze kujya ku ishuri umugabo we bagiye karajyanye abana ngiye nkajya hehe mu kazi urumva tukagenda bakagenda akajyana abana ku ishuri atari ko noneho hakaba umwarimu urumva ukiri umukobwa ukiri na muto ya pe wigisha umwana wabo wo mu hagati like second born niwe mwarimu wiwe urumva ati noneho nyine ati batangiye nyine kujya ati umugore atangiye kujya yumva bimeze nkaho anamubwira nyine nakambivuge gutya sorry for I'm so sorry okay ntabwo nari ngambire kubikora
ya urumva noneho umugore urumva nyine yatangiye kujya yumva umugabo wavuga tica w'umwana wacu kanaka tica w'umwana wacu kanaka she is a good woman this and this and this urumva buri gitondo nyine akabajyana ku ishuri muri meeting zanuze bakajyana urumva noneho umwana wabo nyine w'umuhungu mukuru akajya abwira mama ati twamuhaye lift tumugeza ahantu atuye nyine yahaye teacher lift n'ibiki cyose nyine kumva ariko kundi mwarimu aba ari umwarimu mwiza kuko n'umwana wabo wo hagati ngo ni umuhanga cyane nyine kumva ari nk'umwarimu mwiza papa wabo abikora nyine kugira umwana akomeza amwiteho things like that so ejo bundi rero nyine umugore atangiye kubona amafaranga urabizi nyine abantu bafite konti imwe ibintu byose nyine biri ku murongo bimwe atangira nyine kubona amafaranga ava kuri konti atari make menshi kanyabana nk'ibihumbi 200 300 500 avuye kuri konti umugabo nyine anuyakuye urumva umugore ntabigire ikibazo ko gati umugabo wanjye nuko ari amafaranga menshi wenda ari ibintu ashaka gukora muri family ngewe ntagize ntazi noneho umugore nyine agiye kubona umuntu umunsi umwe from nowhere yicaye kwa kundi ku kazi abona kuri konti havuyeho amafaranga agera muri miliyoni 7 miliyoni 7 arataha nyine abaza umugabo n'amazi se sheri atari ikintu twaba dushaka gukora utambwiye arambwira se kubera iki atari amafaranga avuye kuri konti miliyoni 7 byagenze gute arambwira ati mwabyadanje ati se ubundi amafaranga sinjye yakorera atari ko yona kweho nayanjye umugore arambwira se since when tanyavanga amafaranga ukorera na yawe ko ntarabivuga vuga kutarabivuga what's going on urumva atari no bitangira kuba umugabo ati yari umugabo nyine utaha kare uri mu rugo uri kumwe n'abana ni ujyana abana ku ishuri ni ubatora ku ishuri akanyine akajya kubona akabona agije abana ku ishuri yise yongera gituze aragiye ariko agategereza ko mama w'abana ataha yamara gutaha akahita yigendera atangira nyine kubona umugabo we atangira guhindura imico y'amazi ashyushye what's going on are you okay nyuma yo gukora ayo mafaranga umeze neza ufite nta kibazo na kimwe ufite bimeze gute umugabo akambwira atwanye nta kibazo mfite pe njye nta kibazo gusa na kimwe mfite nimeze neza no problem at all things are fine urumva bagakomeza nyine umugore atangira kubona umugabo ahinduka ibintu nk'ibyo icyo cyo nyine ngo umugabo yarasigaye akora mu rugo yishimye no kujyana abana ku ishuri agize ute nta kindi noneho umwana wabo w'umuhungu uwo mukuru nyine umunsi umwe ngarataha agera mu rugo ameze nk'umuntu urakariye papa wiwe arangije ngo umwana ahita aza yinjira mu nzu mama wabo yaraharamubwira mami you know what my dad kissed my brother's teacher like yakisinze teacher wa petit frère ata waseka nyine mama araseka ngo ntago byo byakondera musoma se gute arambwira ngo mami I saw it ngo twamujyanye turamucyura tumugeza hehe hafi yo mu rugo y'ahantu atuye then mapanya bagenda behind the car we uwo muntu se ari kwinjira nyine imbere yo kwinjira nyine mu gipangu cyiwe barabanza barasomana ati njye nayibonye ariko papa wanjye siko ntabibonye ko yumvaga nyine turi kumubona mama wabo arabyumva arangije aza ninjoro nyine ngo ajye kuryama abaza umugabo aramwasa sheri ibintu umwana yambwiye ni ibiki atambwira se ukuvuga ibiki arambwira ati umwana yambwiye gutya na gutya yambwiye ko asobanye na teacher ntabwo ati ibyo numva nabikora tubana n'abasazi ahita abyukana n'umujinya mwinshi agenda afata umwana ati ngo mbere yabonye akubita umwana afata umwana w'umuhungu nyine w'imfura ye aramukubita ngo nguko ngo uvuga ibintu utabonye ibyo ntabwo byabaye ko cyo uvuga nyine aramukubita amana ngo aramukubita byanyabyo nyine kubita umwana neza ko akunda kubita umwana ukamuhahamura mama we biramunenga aramubwira ati kuva ndaba n'ubwa mbere mbonye kubita umwana ninjye usanzwe kubita abana urakubita umwana kwa yavuze ibyo bintu kuki uticaye kuko wari usanzwe wicaye ukabaganiriza kuki utamuganirije kuki umufasha ukamukubita urumva umupapa aravuga ngo yangu ngo n'ikindi gihe ngo nukunteranya nawe ngo ibiki n'ibiki none kiba ngo nukunteranya nawe umugore nyine yahise abivuga ati kuhasanga mugani ariko se ntabwo se umwana w'imyaka itageze muri 7 akucara umwana w'umuhungu mukora afite umwana w'imyaka 7 aza kubeshya gute yumva nyine ntabwo bisanzwe araceceka umwana ararira babara nyine mu gitondo arabyuka ngo umwana wabo arabyuka abajyana ku ishuri abagejeje ku ishuri umumama nyine asigara araramba arajya mu kazi ibintu nk'ibyo uwo the same day uwo munsi uramuka hashize iminsi
havuyeho 7 million on the account kuri account yabo. Agiye kubona ngo na the same day havuyeho 200,000. Noneho yo ntago avuyeho as kuvaho bigize abakoze transfer. Transfer wakoze abona amazina y'umuntu bayakoreye. Urumva iyo umuntu abahumuje konte uba mufite ukuntu mwese mubona ibintu, abona amazina y'umuntu bayakoreye. Agira nyine abaza umugabo arasobanura bishyuye byenze gute, akamubwira ngo n'urukweto yaraguze. Nyine umugabo aramubwira ngo n'urukweto yaraguze, amubwira n'amazina y'umuntu yaraguriye urukweto. Arabyumva nyine atacase kuva rya rwego 200,000. Ati umugabo wanjye nta muntu ntago ari wa muntu nyine wizerera mu bintu byo kwambara ibintu bihenze reka. Namase izo nkweto ziri hehe? Ngo umva gahita mbwira ngo ngumva ngo nazi gusa ndavuga ngo reka ngo bazisorere kwa ko batari bambaye facture nyine ngo nziza. Ndavuga ngo duhurire hanze ngo umukobwa aratinda ngo mpitanze ngo nirukanga abana bajye ku ishuri. Ngo arabyumva ngo okay whatever. Birakomeza atoro bitangira biba nibindi nyine muri like in their bedroom. Umugabo atangira kujyanga kuryamana n'iki n'umugore. Bitangira kujya banga kuryamana n'umugore, akako baryamana n'umugore akamubwira ati session bimeze gute. Umugore akaza nyine ko yitegura umugabo atacana umugabo wanjye ari wa muntu ukora like yarameze nka after addiction kuri jiki. Urumva ati yari umugabo nyine mbona ubikunda pe, but since icyo gihe nyine iyo myinshi yose yarishize narisigaye nyine mbona bikora once a week, twice a week. No most especially ko nabimusabye atari uko urumva we abyishakiye, ari uko ngiye mbimusabye nkamubwira ati please can we do this. So natangira no kujyanga abona hamwe ngo no I'm tired, akinjira avuga nabi. Umva abundi muntu nyine umva arahinduka pe, mbona umugabo mbere undi mugabo kandi ari umuntu twakundanaga twumvikanaga ibintu byose tubikora. Noneho umunsi umwe rero biba ngombwa ko abyuka ngo yarwaye umutwe byatari wa danje. Arangije arambwira ati ngo reka duhamagare taxi ngo tuyo kujyana abana kushira ngo se tugitamagare taxi. Hano ari imodoka ebyiri turamagara taxi zicyate nta cyose njye abana kambijyana ku ishuri. Urumva uwo mama arabajyana, agezeyo asuzanye n'abarimu. Ano ageze kuri mwarimu w'umwana we wa kabiri ko agatongo ntago kiga. Umwana we wa kabiri nyine aramusuza ahita amusuza ngo ni wowe mama kana kahirwa atamwa nanjye nitwa gutya na gutya. Ayo mazina yumvisha avuga mazina amazina avuze ngo witwa nde? Nitwa gutya na gutya ngo okay whatever. Ahita agenda. Ubwo aributse amazina ya wa muntu yabonye bohereje mu 200 bavuze ko bayaguze inkweto. Ahita ngo uwo munsi ngo yatanga kujya mu kazi atasubira mu rugo ajya kureba umugabo we, asanga umugabo we kuko mugani ararwaye araryamye nyine. Atamaza ko sheri za nkweto harya waguze zimeze gute kugira ngo utegurire imyenda ngo kuba rafite mariage bagomba kujyanamo ku cyumweru, I mean muri weekend. Angaye ngo utegurire imyenda uzajyana muri weekend. Ambwa tuya sheri jya ku kazi ngiye imyenda nzayitegurira. Ati n'inkweto ntaga ari inkweto nziza. Ambwa ati kandi urambwiye ko inkweto nziza wajyana mu bukwe n'ahantu hose. Ndege urumva wambwiye ko ari inkweto wajyana n'ahantu hose so ntago ndege semana ntago nyine ari shaka kwambara mgahoya tegura ibisanzwe nta kibazo ibyo nzambara. Arwaza umugabo we araje nyine mu kurwara k'umugabo we rero ati umugabo we nyine yagezeho mu munsi mo hagati araremba. Arembye agiye nyine amujyana kwa muganga ngo bari kwa muganga agiye kubona nimero iramuhamagaye. Urumva uyu abona nyine nimero yamuhamagaye yanditseho aka emoji akamaye by the way. Ubuse ndakabereka gute aka emoji kakampaye. Wait kandebe ko nkababonera nkabereke. Ubuse murakabona gutya we. Ni kaka emoji kaba gafashe kameze gutya gasheka ngo urumva nako ngako ya aramuhamagara. Umugore nyine ahita yanga kwitaba nyine umva nagara mu nsozi gwita telefone y'umugore. No akimara kugira urabona telefone za iPhone iyo haje notification utarabikuyemo most many times iri yafisha hano
kuri ntuze nyine kahita yafisha ukabonaho message aramwandikira ngo hey babe ngo nabonye ngo utazanye abana ku ishuri ngo ntekereza ko ngo waba wagize ikibazo ngo umeze neza ngo cyajya warambwiye ko ejo ko warambwiye ko umeze nk'umuntu urwaye amase nindi urumva atavuga ati abana ku ishuri ahita yibuka bya bindi umuntu uze ajya amubwira wa mwana we yamubwiye yarangije nimugora aravuga akagiye gufata abana nanone kuko urumva ari biriwe mu rugo ariko agenda afite umujinya mwinshi agezeyo kubera n'umujinya n'agahinda yari afite ntiyinjira mu ishuri rya wa mwana muto nyine ahita agenda abwira wa mwana wabo mukuru ajye muri class ya petite sœur cyangwa petite sœur nako bizi ari umukobwa cyangwa ari umuhungu yinjiremo amuzana aragenda aramuzana barataha bageze mu rugo arangije ahita abaza umwana nyine abaza wa muhungu aramubwira se umunsi ubona daddy wawe ari gusomana na teacher w'uyu nguyu ubundi wabibonye gute arambwira ngo hoya atamwira ngo nyine ngo ni inshuti cyane ngo baba bagenda baseka ngo twe ngo tuba twicaye inyuma nyine ngo umwanya w'inyuma ngo ticaye yicaye imbere ngo buri munsi aramutwara ngo ariko ngo ubundi wo kuki utamutwaye uhandi ngo mama ngo papa ngo yaravuze ko ngo ari inshuti nyine ngo ari inshuti ya famille umugore aravuga ati okay ati none se ubundi papa yatangiye kumutwara ryari arabimubwira abazi kumubwira ageze mu rugo asanga umugabo nyine uruko akunda umuriro bayiro warwaye nimugoroba ajya nimugoroba kumva nyine ameze nk'umuntu utuje akajya ku muhanda asanga umugabo ntawe uhari nyine yagiye ku muhanda arangije aricara nyine yicara aho ngaho ategeza umugabo atari ko afite umujinya wa danje urumva umugabo ageze mu rugo nyine aramubwira ati ndashaka ko tuvugana mwese ndashaka ko tuvugana ibiki ndashaka ko tuvugana ku kibazo cya finance yacu ngase bimeze gute ko nzi ko nta kibazo dufite arambwira ati amafaranga ngana gutya na gutya hari miliyoni 7 hari ayandi ameze gutya na gutya na gutya ugiye gukora kuri konti ayo mafaranga washyize atavuga ngo we ngo ntaho nashyize arambwira ati nk'izo miliyoni ese mbwa ngo miliyoni 7 yazihaye mama w'uyu muhungu arambwira vugisha ukuri ati duhamagare mama none ahangaha tumubaze arambwira se ubundi kumbaza iki ubundi urumva ngiye ndi umuntu ubundi ugomba kugusobanurira amafaranga miliyoni 7 nakuyeho tuyaba ariko ari mu mafaranga yanjye naba narashyizeho kuyakuraho bigutwaye ati ubu ngubu sinemerewe no gufasha mama umbyara kubera umugore atambwira ati sisi we natangiye gufasha mama wawe utambwiye ese mama wawe ni umuntu wajya kwaka ayo mafaranga yose ntambwire ko asanzwe ambwira kuki icyo gihe atabimbwira ngo se igihe cyose gishize ubu nanditse kweza gatoya ntabwo arwo nibutse kubibaza nibutse ko ari umukobwa wakwandikiye ufite wa savings hakaye mu kameze gutyo urumva akubaza ngo babe umeze neza ukambwira ngo hari amafaranga 200 waguze inkweto amafaranga ntabwo waguze inkweto ahubwo wayohereje teacher uyu mwana wa undi umwana yabonye umusomana ati niba ushaka kuncinyuma nawe ushaka kuncinyuma ku muntu umwana wanjye atazi urancinyuma ku mwarimu w'umwana wanjye heyo mugabo arasaza aramubwira ati mbabwire ati ibyo nkora ngenda umugabo bro ngenda umugabo ibyo nkora ndakwiyamye n'undi munsi ntuzongere kubimbaza ibyo nkora uramvuga ndamukunda nanjye sinzi ukuntu byaje sinigeze ngambira kuguca inyuma cyakora abagabo mana sinigeze ngambira kuguca inyuma n'umunsi wa rimwe ntabwo yigeze imigambirira atari kuri amukobwa naramubonye ndamukunda kandi kumubona nkamukunda nta cyakirimo nawe ushaka guhura n'undi muntu ukamukunda rero mbabarire ibyabaye byarabaye and please ni amafaranga niwe nayahaye niba ushaka kubimenya niba ushaka kubyumva niba ushaka kurira ndabikubwiye ngahurira umugabo amubwiye gutyo umugabo ahita yivumbura ahita agenda urumva ati yajya mu cyumba ati ngenda nirwara ntumbaza n'ibintu byinshi ati kurya byarananiye iryo joro numva ubuzima buranze numva sinzi ikintu mbaye numva sinzi nyine biramurenga pe arangije aramubwira arangije ngo bukeye uyu mumama ajyana nanone abana ku ishuri numva papa ararwaye ajyana abana ku ishuri ageze ku ishuri ngo asaba umwarimu ko bavugana namwe ati ndabizi neza uryamana n'umugabo wanjye this arangije arambwira ngo reka nkubwire wa mugore we uyu nuko umukobwa yamubwiye reka nkubwire wa mugore we wimbaza ubusa kubera ko njye sinigeze nitereta umugabo wawe niwe wanirese yanyirukanseho ndabanza ndaramwanga nyuma ndamwemera kwa kunamukunze
kandi sinjye kugusenyera urugo, ataha iwawe, nta kindi kintu njye nawe duhuriyeho cya danje. Arambwira ati none amafaranga agwaye n'iki? Ati njye namubwiye ko nshaka kwigurira ikibanza. Arambwira ati nta kibazo, arofaringa. Arambwira ati njye nzakikugurira. Ndakibona cya miliyoni 7 arazizana arakigura. Urumva rero wihangane pe, njyewe umugabo wawe nambwira ngo turekere, njye nzarekera. Uyu mugore ngatangira gusakuza ngo bamukubise urugi. Arambwira ati nongera kunkubita ndagukubita, niwongera kunkubita ndagukubita, please ndagukubita, niwongera turarwana. Umugabo wawe ntago yanterese, genda uvugane n'umugabo wawe. Umugabo wawe mwashakanye, njyewe I don't owe you anything. Imana uyu mukobwa ni igitangaza. Yambwira ati njye nta kintu kimwe nkugomba, si twasezeranye wenda ngo ndikwica isezerano, ubishe isezerano n'umugabo wawe, umusize mu rugo uje gutuka njyewe, urantuka njye nawe dupfike. Ubona mwe ushaka kunsenyera urugo. Arambwira ati reka ngwire, ntabwo njye nasenya urugo rudahari. Urugo rwawe actually rurahari, kubera ko yaba nashaka kurusenya umuntu ntabwo nakabaye nishimira ko umugabo wataha. Rero kuba ataha byishimire, tuza dusangire. Hey, Lord have mercy, Lord come through for me, Jesus I can't take this anymore. Ati narebye gasuzugura uwo mwarimu asuzugura, mpita ngenda muri ofisi ya directeur ndamurega. Amaze kumurega nawe baramuhamagara, baramubaza se mugabo murakunda? Ati njye ntabwo dukundana. Ntabwo uwo mugabo dukundana. Umugore arambeshye. Umva umukobwa yaramwihakanye ngazana na proof. Arambwira ati kamwereke. Ngo uyu mukobwa ahita avuga ati njyewe mfite business yanjye, abantu mwese murayizi hano, yo gucuruza inkweto mu mujyi. Nyuma yo gukora akazi ko gukora mfite n'ahantu nkorera. Niba umwarimu umuwa hano angiza amahirwe akangurira, icyaha kiri he? Ni inkweto yaguraga, nta kindi kintu. Ati Debbie bangize umusazi muri ofisi, umusazi pokoloko bangira umusazi. Ati natashye ndakaye, nageze mu rugo nsanga umugabo wanjye ati none awe afite uburakari buteye ubwoba. Ati nta soni, umuntu nkawe ujya gutukana mu ntuzi. Ati ngomba kurwanira ibyanjye. Arambwira ati sibyo, ngo umugabo aramaze sibyo byagiye, sindi hano. Sindi hano, ikibazo ufite ni iki? Ati Debbie umugabo wanjye yarabyoroheje nkaho nta cyabaye. Yarambwira ati byabaye byarabaye, and I'm not even going to stop. Mose social ko ari n'abasilamu, Mose social ko ndi n'umusilamu. I'm not going to stop. Tuza tubana amahoro, tuza tugire dute, tubana iki amahoro. Tindenda gusara kuva uwo munsi ndwaye umutwe ku kazi, barenda kunyirukana nkora nabi. Bari barangize, ibaze ko nyine yabaye comptable, arazamuka ageraho aba finance manager. Imyaka inga yose yaramaze akora muri office. Ati nsigaye nkora nabi kandi sinshaka gusenya, bitewe n'ukuntu nabonye mama wanjye bamufataga kubera ko yari umusingo mama. Sinshaka gusenya, sinzi icyo gukora. Ati nanone kugira mu kiba ntago ari ibintu nigeze nsengera, ntago ari ibintu nasabye. Mungirira amakintu nakora. Anyway, reka mbabwize ukuri, njye ntabwo nzi icyo nakora muri iyi situation, ariko njye ntabwo natinya gusenya. Nyine njye I don't know what's wrong with me. Ariko nanone niba simbizi nako muze mugira umami nama, please guys, muze mugira inama. Anyway guys, have a good night. Imana mwese barinda, abantu mukomeze gukora subscribe, muyikore cyane, muyikore murebe zino video, muzisharinge. Ndabakunda n'umutima wanjye wose. Imana ibahezagire. Have a good mwese. Yeah, bye bye guys. Ciao.